bishatse kugata abastari bose hano imihanda ntaho utirira abana barabarya abastari kabisa ntago bajya babifuza ngo ubwo bivuze ngo wuncence no gutamira abana kabisa ukabarya koko dutangira tutaza aho bizagana nta biceri nta n'ikizere cyo kuzagafata abavuga batubanya magana nyuskira dukakaza tumera nk'abarushanwa ubusabe niyo nkuru Jack nibyigikwe nyuskira tubanye nyinshi tumeze nka Pepa mu busanzwe uretse akiyo ndirimbo warayishishuye no. Hello guys, bimeze bite? Nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu ari umutamu. Nizere ko abari mu ntara ya Kigali bumeze neza, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru mwese nizere ko mumeze neza kabisa. By'umwihariko n'abadiaspora nabonye nabo bandeba we, namwe nizere ko mumeze neza kabisa. Mukomeze murebe nimba mubikunda, mujye mutwandikira mutubwire ikintu twahindura ku bintu byacu. Murabizi ko dukina filime ibintu byinshi cyane. So hano guys, hano mbafitiye umuhanzi arakishakisha. Siko nabivugara kabisa. Arakishakisha gose ni umwana ukiri muto cyane uzi Sami bimeze bite? Bimeze neza kabisa turashima Imana. Ku bantu batakuzira mu ntoki. Njyewe vuga cyane. Vuga cyane abanyarwanda bakumve kabisa bagomba kunyumva ndi umusore ukiri muto ukiri kwishakisha mu bintu bya music byo mukomeze nkurikiye kabisa mfite byinshi byo kubaha icyo gisobanuro cyanjye kubaha ibintu byinshi kabisa hangiye kubabwa ngo naturutse ahangahe na hehe byagorana ngiye ikintu mbabwiye mfite byinshi byo kubaha nicyo nsobanura mfite byinshi byo guha abanyarwanda mfite byinshi byo kubaha nicyo gisobanuro cyanjye cyaze bro uzikurapa mwana ngiye narabikunze baranyemeje wana dukubita gapera dutangira tutaza aho bizagana nta biceri nta n'ikizere cyo kuzagafata abavuga batubanya magana nyuskira dukakaza tumera nk'abarushanwa ubusabe niyo nkuru Jack nibyigikwe nyuskira tubanye nyinshi tumeze nka Pepa mu busanzwe uretse akiyo ndirimbo warayishishuye no ko ndumva wajya ngo harano nyizi oya ngo nta bukarona n'ikizere cyo kuza gafata amatara kinjyanira abatitiza urashishuye ngiye nshaka ko umagapera kawe bwite yes reka mbaze ngusobanure ko iyo ndirimbo naririmbye ngo dutangiye tutaza ni benshi batangiye sibyo yes kuri ya music kuba harimo ako karongo narabihinduyemo yes nge narabihinduye kuko street nimburiya ni Jay-Z jango ni Jay-Z yatangiye tazo bizaga nta bukaro nyino navuze nta biceri ndetse ko twese turi kimwe kwese niko dutangira twese niko dutangira byaranze dutanya kwihiringa nta biceri kabisa street bigoye kubona ibiceri bikaze nanjye niko natangiye kandi ikindi indirimbo yanjye yarahindutse ariko njewe mfite byinshi nababwiye ko aricyo gisobanuro cyane ndabatamo n'indi ndirimbo kabisa mfite n'indi se yego ko nyinshi cyane ariko hari umujama kuki mutazanya hari umujama mukunda mukuba muri kumwe nimba mwita ngo ni Yago ninde bamwita Yaga Beat uri producer wanjye Yaga yitwa Yago Yaga cyane go Yaga Beat Yaga Beat okay shuri amujama na warakubiye tu umva uramujama rero niwe dukorana music kabisa uramujama akanamfasha nyina kankorera kabisa brongeye bira bintu rero kanamwemera bitewe n'ukuntu akora ibintu byiza bimfasha kabisa bivuze ngo aragukoma nawe byadanja afite impano byadanja aragukoma fo afite impano ako nawe urayifite abantu bakubona bafite ibiceri bakumanaginga ariko iriya ndimbo yawe yitwa ngo iki ngo bajye kwireba iriya ndimbo oya ubundi nge na Yaga dufite indimbo nshyashya bise gukaba guys ariyo iyo ngiyo nari ndi kuririmba guys musacinga indirimbo yitwa gukaba iri kuyihe channel iri kuri channel bita SYU Label icyo kizina kiragoye S ni sa Y U Samina Yaga Label eshano no murankomye bivuze ngo mufite rebo kabisa nanjye mani muzandi codingira urumva se ntabishobora kuririmba ushaka muri rebo twakwakira nanjye nabishobora nkajya ndirimba ngo gusa turabashomye ye mbere na mbere tukumenyeshe ntago twebwe twakubwira ngo
nyine urakorana korabo n'umuhanzi ukomeye turacyari hasi ako karebo kacu gusa nawe ushaka kujyamo kabisa watubwira tukabashyiramo najyamo mwana nanjye mfite talent bakomese bumve kabisa nawe ngira ntari bitwumva ya man yo Fabizo urumva ntabishobora se oya se bro winseka mwana Fabizo nawe watama ariko kabisa urakoze kumbeshya reka dukomeze urakoze kumpera nanjye ndabizi ko nta mpano mfite oya impano abantu baba bazifite hano hanze batura wabona nawe waba dukomeze reka twikomereze sinzi wenda waje ngo tuganire ku by'ubuhanzi ni nuwe muhanzi mu Rwanda wemera umuhanzi mu Rwanda nemera umuhanzi bita Fanta Fanta cyaze kabisa Fanta ngiye nkunda uburyo akora kabisa ni umukozi uriya mupeti nawe nubwo urumva music itagera kure cyane sibyo ariko ikintu mukundira akora ibintu akafite video ifite M umuntu wese kuba ifite M nyine bitara trending rega gutrendinga biratandukanye uzumve Bruce Melody yasohoye indirimbo uko nawe bavuga ngo yasohoye ahantu hose ariyo nkuru amacarenje akorwa ariko Fanta nta amacarenje naki ikintu ngiye mufana rero akora ibintu bye ntabwo ari nk'abandi bajya gukora ama beat kandi mwumva ko yikora afro gako ntabwo rero ashishura ibintu byiwe yikorera kabisa. Okay Sami reka dukomeze hajye nakubajije Sami ni muntu ki? Sami nakubwiye ko ari igisobanuro cy'ibikorwa by'abanyarwanda kabisa abantu mukunda urankoma kabisa. Okay bafite byinshi nicyo gisobanuro cyanjye. Sami watangiye gute ese muri make nyine urugero ugezeho ubona ari ubwo cyangwa ubona ko ugifite ibintu byinshi byo gukora cyangwa ubona ko wagezeyo? Oya njyewe ntago mfite byinshi byo gukora. Ibikorwa by'abanyarwanda byo narabisoje kubipanga no kubitegura no kubibaha ndabibaha ahubwo njyewe ndabura abantu. Urabura abantu guys abantu muze niye channel yawe ndayipininga hasi niye channel yawe SYU Lebo niyanjye nayaga dushaho music yacu gusa mfite n'indi channel cishaho utuntu k'udufilm ibyo njyankiraho na music yanjye niyo nkwesha cyane niyo yanjye nyine nyirizina yitwa Sami Rwanda. Sami Rwanda kabisa Sami bajye kwa Sami Rwanda si uzajya ucisha imiziki kabisa. Sami Rwanda niyo yanjye nyirizina bajye kuri Sami Rwanda bagufollowinge bankurikiye imbuga zose ni Sami Rwanda kabisa munkurikire mbaho ibintu byiza nicyo gisobanuro cyanjye kabisa. Ndi umukozi niteguye kubakorera kabisa nkabaha ibintu byiza wana cyaza kabisa. bivuze ngo ntago uragira ku rugero wifuza? Ntago ndarugeraho. Urumva wifuza kuzagera nka hehe? Ngubwo ndifuza nyine kugera ku rugero abantu bose. Oya wowe urumva nyine hari ukuntu umuntu aba yifuza wenda akavuga ati njye nimara kubaka ka etage kanjye mfite umugore n'irongorero uraho ngaho mfite n'abana babiri wenda abastari turaziranye twese sibyo uwuncece barayibona abastari sibyo iyo byo kujya kuvuga ngo abagore gato huncece ni iki? oya nsobanura njye mangire kugira ngo abantu basobanukirwe huncece ni iki? Muri iyi minsi abahungu bazakwigisha uncece njye ntago nacyane imbere yakanye. Njye maze iminsi nyine mbona abantu bavuga akantu ka uncece ako ntakubeshye uncece njye ntago nzi ikintu bisobanura cyane nanjye ntago nabigusobanura. Oya kandi uvuze ngo uncece abastari barayibona ariko nkundi nakubwira tu uncece ne ntacatse kugata abastari bose hano imihanda ntaho tirira abana barabarya abastari kabisa ntago bajya babifuza ngo ubwo bivuze ngo uncece ni ugutamira abana kabisa ukabarya koko. Abana barabarya abastari rero icyo kintu cy'abagore rusanyemo bangumbo n'umugore njyewe yego abantu twese twavuga turiya yambere umugore sibyo abanyara cyabana ndacyari muto ndacyari gukora icyo gihe cy'abagore ntago kiraza kabisa. Okay ibikorwa nciza imbere icyo nifuza gusa kugeraho sibyo njye mbonye mfitanye collabo
umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda byanshimisha tu. wakumva ugeze aho ushaka se cyangwa wakumva ko nyine ubundi haba hakibura ibindi bintu? Njye aka kanya nakumva ngeze aho nshaka, kuko ntabwo nahita mvuga ngo ubu ngubu ndashaka gukorana indirimbo na Nuza na Diamond harayikorana nande ntuwo fantana na Fana. Ntabwo ubu ngubu nyine urugero nkunkoranye indirimbo n'umuhanzi bita Bruce Melody, izo ntego we na Bruce Melody ni iki kintu wambwira duhuye? Nkambwira ati Bruce Melody kora music. So Bruce Melody namubwira ati ndakwemera kabisa. Okay, Samisha, ni ibyo ngibyo nashaka kukubaza. Ewana, ni ibyo ngibyo birabaye, urumva kabisa. Gusa icyo nakubwira cyo ndagufana, uri umukozi man bro, nkunda vibe ufite. Ufite vibe ukora cyane. Nyine abafana banjye bajye kuri channel yawe bagufollowing. Samir Rwanda kabisa. Samir Rwanda, na TikTok. Hose na IG ni Samir Rwanda. Samir Rwanda bagende bagufollowing, ndapininga hasi hano. Indirimbo wakoze y'umuriro, ya ndirimbo yankomye yitwa Guka. Ngiye buri iyo umuntu ankomye nge ndemera. Sibyo? Sami sezera abafana banjye. Kambasezera abafana bawe. uru ruganda rwabaye urw'imibare, bamwe bari kurusha intara amakare, guhiga kashi byabagize abashuti, views ziba banki nyinshi nabukire. Today ni kumazi batangiye budense, akiva mu gipangu acitse konseye, bashe guhiga kashi byamvuyemo besto. Cyaze bro, cyaze manda kwemera kabisa. Kambashimire, nanjye nitwa Sami kabisa, ndifuza gutera imbere kwanjye biri muri mwebwe kabisa, mumfashe nzamuke. Ya nibagufashe guys, murakoze kuba mwadukurikiye. Ewana kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana tuguzanira ibintu bigezweho biri gutrendinga. Uyu wari naho mbazaniye Sami, ejo nzabazanira Yefanta muramwiteze. Ejo Sami ejo nzazana uwo muhanzi uzaba uhari niba umufana. Nzavumba nze kureba ejo nzanamubwira ko ari umwana umufana kabisa. Munsabire kora ahubwo. Sawa guys, wakoze kuri video ukayirangiza, turagukunda.